Shalom shalom, amahoro y'Uwiteka akomeze kubana namwe aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurebana ukuntu ubumwe ari ikintu cyiza cyane. Ubumwe ni ikintu cyiza cyane kubera ko ahari ubumwe haba hari umugisha. Dawidi we yabivuze neza muri Zaburi 133 ngo dore ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, ko abavandimwe baturana bari umwe, ngo ni byiza cyane. Ubumwe bwomora ibikomere, ubumwe buzana umugisha mu muryango. Iyo hari ubumwe amakimbirane ntago ahagera kubera yuko babaye umwe. Rero ibyo bizana amahoro, ntibizane amakimbirane. Mu itorero iyo hari ubumwe ibintu byose bigenda neza kuko bari gusenyera ku mugozi umwe, bose babaye umwe. So icyo biyemeje cyose rero kigenda neza. Muri sosiyete iyo hari ubumwe ibintu byose bigenda neza, ariko iyo hatari ubumwe byinshi cyane birapfa. Niyo mpamvu njye nawe dukeneye ubumwe, kubera ko muri iyi Zaburi Dawidi yararimo kuduhishurira ko ubumwe atari amahitamo, ko ahubwo ubumwe ari ihame ry'Imana ritanga umugisha. Rero iryo hame niturigisha, umugisha w'Imana ntabwo uzatugeraho, kuko umugisha w'Imana ntabwo wagera ahantu hatari ubumwe, ariko ahari ubumwe umugisha w'Imana ujya uhagera. Ndasenze ngo Imana idushoboze, iduhe kuba umwe, itugirire neza tubumwe, kuko ntago twebwe twabyishoboza. Kuko erega tutabisengera ntago bizaza, kuko na Yesu yaravuze ati ngo ubahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Urikumva, nawe yarabisengeye. Rero natwe dufite kubisengera. Imana idufashe, itugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom, amahoro y'Uwiteka akomeze kubana namwe aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurebana ukuntu ubumwe ari ikintu cyiza cyane. Ubumwe ni ikintu cyiza cyane kubera ko ahari ubumwe haba hari umugisha. Dawidi we yabivuze neza muri Zaburi 133 ngo dore ni byiza, ni iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, ko abavandimwe baturana bari umwe, ngo ni byiza cyane. Ubumwe bwomora ibikomere, ubumwe buzana umugisha mu muryango. Iyo hari ubumwe amakimbirane ntago ahagera kubera yuko babaye umwe. Rero ibyo bizana amahoro, ntibizane amakimbirane. Mu itorero iyo hari ubumwe ibintu byose bigenda neza kuko bari gusenyera ku mugozi umwe, bose babaye umwe. So icyo biyemeje cyose rero kigenda neza. Muri sosiyete iyo hari ubumwe ibintu byose bigenda neza, ariko iyo hatari ubumwe byinshi cyane birapfa. Niyo mpamvu njye nawe dukeneye ubumwe, kubera ko muri iyi Zaburi Dawidi yararimo kuduhishurira ko ubumwe atari amahitamo, ko ahubwo ubumwe ari ihame ry'Imana ritanga umugisha. Rero iryo hame niturigisha, umugisha w'Imana ntabwo uzatugeraho, kuko umugisha w'Imana ntabwo wagera ahantu hatari ubumwe, ariko ahari ubumwe umugisha w'Imana ujya uhagera. Ndasenze ngo Imana idushoboze, iduhe kuba umwe, itugirire neza tubumwe, kuko ntago twebwe twabyishoboza. Kuko erega tutabisengera ntago bizaza, kuko na Yesu yaravuze ati ngo ubahe kuba umwe nk'uko turi umwe na Data. Urikumva, nawe yarabisengeye. Rero natwe dufite kubisengera. Imana idufashe, itugirire neza mu izina rya Yesu, amen.